ushobora no gutekereza uti umurimo wararangiye nk'uko abandi bajya babivuga, ariko uyu munsi nibwo nabonye ko Yesu ari hafi kuza, ariko ntago ari bugufi cyane nk'uko nabitekereza. Ndasaba umuntu wese wumva ahatwa n'umwuka w'Imana rwose ko yakura amaso aho yarari mu migi hariya turi akerekeza amaso hano. Itorero rya Kimisagara, reka mbanze nshimire pasiteri umuyobozi wacu, Imana imuhe umugisha. Ndamushimira ku ruhare rwose yagize kugira ngo mifemize. Shimira abakuru b'itorero bagize itorero rya Kimisagara. Burya byajyaga gushoboka ko batanatwemerera ngo tuze, ariko ndabashimira yuko twaje bakatwemerera. Ariko by'umwihariko ndashimira cyane umukuru w'itorero twazanye. Imana imuhe umugisha. Iwacu ku Kimisagara dufite ibyiciro bikora, kandi byose bisenyera umugozi umwe, ari wo w'ivugabutumwa no guteguza amahanga kuzataha ubwami bw'Imana. Ibyo byiciro byose rero nabirarika kugira ngo icyo hano bazakenera rwose kizitabe, kandi cyitabe gifite ubutumwa, uko bamenye ubutumwa, uko bakora, baze babisangiza abantu b'inahangaha, kuko hari byinshi ubona bikenewe batarageraho. Birahari cyane byinshi. Urebye nk'uru rwego rw'imifemo yaje ahangaha, ubwabyo mifemo ya hano ikeneye indi mifemo yagira ibyigisha kugira ngo na mifemo ya hano igere ku rwego nk'urw'abangaba. Aho ni mu cyiciro cya mifemo. Ugiye mu byiciro bindi by'ivugabutumwa, mu byiciro by'inyubako, ugiye muri jiya, ugiye mu byiciro byose biba mu itorero, birakenewe aha hantu. Nka jiya irakenewe ahantu cyane kugira ngo uko ikora tuzikora umurimo hari iwacu. Igeze ahangaha rwose yabona byinshi ikora kandi yabikoze umurimo pe. Ndabifuza ngo bazagaruke, ni ukuri abantu basanze bazongere kuza kubasura, kandi barebe ko hari icyo twabigiyeho, nibura ko natwe mu mibereho yacu hari akantu kahindutse. Ibyo ndabibasabye cyane. Nakifuje ko tugumana, ariko dukomeze gusabirana kandi dukomeze urukundo, kuko nirwo Yesu yadusigiye. Pastor, wowe iyo urebye ukurikije ko umurimo umeze inahangaha, ahari Yesu azaza vuba cyangwa aracyatinze kubera ko twangiza batari bwagera kure? Uko mbibona hano cya hafi, mbona yuko Yesu agifite igihe kuza, kuko hari ahantu ugera ukahasanga nta bantu batazi abadventiste ni igiki. Rwose ngaho Nyakagezi ugeraho hari umwizero umwe ukavuga ngo abana abadventiste, ngo hari abadventiste ni bande, ugasanga rwose bari green, nta kintu bazi. Kandi ukabona uturere utambuka amatorero angaha menshi utari wagera ku itorero ry'Imana, itorero ribwiriza ukuri. So barakoze cyane kutwoherereza abadamu, kandi ntekereza yuko mu gihe kitari cyakure mu itorero hazabamo impinduka, kuko hari ibyo tubigiyeho. Hari ibyo tumaze kwiga byinshi. Hari ibyo twize byatugirira akamaro cyane mu buryo bw'umwuka. Yego, ubutumwa ntanga ni guhera ku itorero rya Kimisagara, barakoze cyane kubw'inkunga no kutohereza abadamu babo. Cya kabiri, umuyobozi w'intara ya Kigali yarakoze cyane nabwo kutwemera akatwohereza
inkunga n'aba badamu.